ahubwo uzikubona nka Nyirapasika na Semajeri bari ku gatute hariya kwa Minyone banavuga tuyu ni musaza wundi ariko bari batipuza ko bari batava indimo buri uzi ko umwe avuka i Musanze undi akavuka i Nyabihu kagira inkuru yangiye nazagwera ikindi kiganiro umwe avuka mu karere ka Musanze undi ndakavuka mu karere ka Nyabihu ubwo abo bantu bavukana bate ejo bundi Prezire yakoze ikiganiro yego azana umugore wasengeraga kwa Minyoni yaranakiriwe yego uyu mugore avuga ngo bamutambyemo igitambo iki kiganiro cyararebwe bisobanuye ko abanyarwanda bafite amatsiko yo gusobanukirwa ibintu byo kwa Minyoni cyakuweho kimaze kurebwa n'ibihumbi 67 cyari bunarebwe cyari buzagenda miliyoni ikiganiro kiratsibwa yego mu bantu babiri mu gihugu cy'u Rwanda batajya batsiba ibiganiro niyo warira amaraso harimo Zabunisha n'isimbi ni atari ribu yahamagaye atari ribu yahamagaye kuri izi cyane cyane ko banishoboye nta nibiguzi wabaha yego nta kintu wahasabe ngo ndakwishyura ngo kuraho ikiganiro izo ni indangagaciro zabo tubaziho ikivaho keretse murangira hari andi mabwiriza agize gute atanze turibaza ngo iki kiganiro niba ari ukuri bari kugitsiba icya kabiri niba ari n'ibinyoma ko ijambo riri muri Bibiliya rivuga ko Yesu ari Belezebuli umwami w'abadayimoni ko iryo jambo bataritsibye ese koko Yesu ni Belezebuli umutware w'abadayimoni iki kintu rero gutsibwa niba ari na Prezire wagitsibye yahemukiye Noble Family Church yego kuko bigaragara ko habonetsemo intervention y'izindi mbaraga zishaka guporoteja izina ririmo kunengwa kugira ngo ryere kunengwa ni haba harakoreshejwe imbaraga ntabwo nzizi donc turi kuganira yego uwitwa Aposo Yongwe yego Aposo Minyoni niwe wamwimitse ngo ku bwa Aposo Yongwe ari Yongwe se namugira niki Yongwe yarameze nk'umufuka urimo omo ubumeze igifuka cya omo guti bumeze uti kiba gihumura nyine abantu baje kujya bakuramo nyine bakanafura ibintu byose ariko Yongwe akiva muri ADPR Yongwe yabaye nk'icyo gifuka wagita mu mazi kigenda kiyonga ngira ngo uyu munsi Yongwe ari kuri TikTok Yongwe izibibazo yatangiye kugirira kwa Minyoni bijyanye n'agafaranga n'ibiki byose byaravuzwe ariko ari Minyoni ntacyo yabivuzeho na Bernard ntacyo yabivuzeho kandi ubundi yo nta makuru yabanyira ubwite ufite ubundi twe duhita twemera ibiri kuvugwa niba bavuze ngo Robert yibye igitoki yego aciba Emmanuel ntavuga ati Robert ntibye igitoki cyanjye Robert nawe avuga ati simbe ntabwo barambeshya ntacyo nibye mwese mugaceceka ubwo ngewe ndavuga ati Robert yibye igitoki ubwo we na Emmanuel barumvikanye wenda barishyurana ariko igitoki cyo cyarabuze cyaribwe rero Minyoni ntiyahakanye ibivugwa Bernard nawe ntiyahakanye ibivugwa ubwo rero byavuzwe n'ukuri ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndiko ndavuga hanyuma nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk ndasa nk'ugishamikaho pati ya kabiri ubwashize nari naganiye n'umuvandimwe ndavuga ni tuzakora ikiganiro cya kabiri kuko ndumva ari ibintu byinshi cyane bikomeje kunyakamo numva nshaka kukubaza twari turi kurebera hamwe umugabo witwa Bernard uburyo ki yagize gucya akava mu gushumba abantu akaba ari gushumba inkoko hanyuma numva ari byinshi numva nshaka kuganira n'uyu muvandimwe ndakwakiriye akoze cyane guhaye ikaze mu kiganiro cyacu hanyuma ndabizi neza ko ntashobora kuzatumira Apotre Minyoni ngo tuganire ntabwo ndi kuri standard ye mu by'ubuzima iyo ni reality mu kiganiro cya mbere twaraganiriye tuti iri ni izina rikomeye ritapfa kuvugwaho ntago ari rya Yesu ryatangijwe uburenganzira iyo twararihawe twese ngo turivugeho ahubwo ndumva nshaka ko tuganira nka mugenzi wanjye kubera iki Noble Family Church hakomejwe kuvugwaho ibintu bitari bimwe na bimwe bamwe bakavuga ati
uru rusengero n'imigisha yabo irimo tena uri kumva abandi atari ko iryo shyari ryanyu n'uko kuta kwirwa musereza abakozi b'Imana ubundi bihagaze bite. Ndifuza ko twinjira ikiganiro gutyo kugira ngo tunaganire wenda iyo mu itangazamakuru dufite icyo bita both side cyangwa se impande zombi turaganira uwumva akuza agafata icyo bita umwanzuro. Icyo ni ikitangazamakuru twe tugize gute tumaze ngo hekaze ngo tuganire. Buriya rero abantu baze no kutwumva Yego. hari abantu barwana ishaka ry'umuntu. Yego. Ariko abantu ntibakarwana ishaka ry'umuntu ahubwo ujye ufata ibintu byose ukore analyse. Umuntu gusa ushobora kumva gusa kuvuze Robert wagahita nagutuka gusa kigendera ntanumve n'ibyo uvuze akaba yaramaze kumira ikintu cyaba cyiza cyaba kibi wenda nzapfe nafashe icyemezo. Bibiri abo bantu ivuga ko bameze nk'inka bameze nk'inka. Abantu rero batwumve nituvuga ngo Apostle Mignone ntago tumwanga turamukunda ahubwo twebwe hano ku mihanda no gutera imetero. Hari umwarimu bita Karegeya hariya kuri Kareyo Omar Panu hari uburyo ajya avuga ati ngerekana iterera imetero kandi sibo mana ninjya gutera imetero muri Noble Family Church ndajya kuzitera nka pastor ndazitera nk'umuhanuzi ndazitera nk'umuvugabutumwa nk'umunyamakuru nongere nzitere nk'umunyamakuru kandi nanazitere nk'umunyarwanda ntandagaza ntanakoze isoni. Dore cyambere nibasa kanikomereze yego ikiganiro nta kiriho cyarasibwe cyaba gisibwe kugira ngo nyine icyo cyari gikorewe kigira imbaraga kandi umuntu najya kubumbura akanwa ngo avuge mukavuga ngo burya ikintu abagiye kuvuga muba muzi ko icyo kintu gifitanye isano n'ukuri. Reka dukomeze. Yego. Amakuru yaraje arakata ngo Pastor Theogene ngo bamutanzeho igitambo. Urupfu ndarwemera mana we ndarwemera. Urupfu ni umufatanyabikorwa mwiza w'Imana na Satani rudukiza abanzi bacu ruturuhura imiruho rukatubabaza rudutwarira inshuti. Urupfu runatugeza ku Mana. Yego ni irembo rwose. Urupfu rwa Theo ndarwemera yagize impanuka. Yego. Tero mbese Theo turamuherekeza yishwe n'impanuka. Yego. Ariko abantu baravuze bati Theo amwe mu matorero yari yarashashe mu buriri. Yego. Harimo na Women Foundation. Buriya Theo reka nze nkubwire ibintu taruzi. Giye kumenya amakuru. Buriya mbere yo gutwara Berenari. Sibyo? Yego. Buriya bashakaga Theo. Noneho Theo yanga kuba rokirite kubera iki? Kubera iriya programu yarafite yo gukura abana mu muhanda. Inzahuke. Akabona muri ADPR nka tere nziza ifite abayoboke benshi ifite insengero nyinshi irimo n'abafatanyabikorwa b'abanyarwanda benshi akabona ariho hana afite inyungu kurenza muri Noble. Weri ni karita nziza. Akabona muri ADPR niho hantu afite audience. Birangira rero Theo agize gute avuze ati ngewe igihe cyose munkeneye muzajya mumbona. Ahubwo buriya hari undi muntu unandusha amavuta mutazi. Buriya uzi ko Berenari yarushaga amavuta ya Berenari n'aya Theo ntaho byari bihuriye. Theo yari uw'amagambo sibyo? Theo yari umukomedi. Ubundi reka mbabwire giye kuvuga abantu batatu. Bete gataranye ngubwira Theo yari umukomediye urumva noneho umukozi wa Apurika yari Berenari. Mu bantu bakaze babayeho muri iki gihugu bafite amavuta akaze. Hari uwitwa Yongwe. Hari uwitwa Berenari. Hari uwitwa Sugira Steven. Aba batipe uri kumva mu bantu b'ijambo kabisa. Sugira naramuhanuriye Inyamirambo turi gusengera mu cyumba cy'umugore uvuka Icyangugu ntago nzabyibagirwa mu bihumbi 2013. Yego. Twari turi gusenga mu cyumba ntanamuzi ndabubwine wa muhunguwe mbonye umeze nk'ihene cyangwa imbwa kwa kundi bayishumika mu gipangu. Nyiracyo akayirekura igiye mu murimo. Ngiye kubona mbona ugwanye n'umunyurura wuca. Inturagenda. Ni nyiri igipangu aragushaka arakubura. Kajya yumva umoka ku gasozi gusa akaguhiga kwa kugare mu gipangu. Arakubura. Ndamubwiye nipfukama ngusengere. Aranga.
yarafite amavuta ari hejuru urumva ngewe ntiviriye rurindo nta kintu maje kwirira n'ibijumba nyine n'ibishyimbo nyine na yasura yaca abakiga nyine twibereye hariya tutanasa neza cyane nk'uko nsa ntabwo tuba dusa neza twebwe ntabwo tuba dufite bote nk'iz'abanyakigali ubuzi yabaye ngiye mvugira yabaye ngiye nkorera nk'ubu YouTube hano i Kigali njyewe ubusa neza abantu ntabwo mba mbuze nk'umudiyasipora wavuze ati urangira uwa kabiri nanjye nkemura ibibazo byose ufite katwikomereze amakuru akugeraho uti Bernard abafashe ikarita ati wamubwiye ati ariko hari undi ntapfunda ubushumi bw'inkweto yawe aba rero mukonegise kuri Bernard Bernard rero buriya no kuvuga ngo icyambu cyakuye Bernard muri ADPR ni Pasteur Theo niwe wamugejeje kwa Minyoni yaramutumi yaramuzanye amuraritse arabanza arabwiriza basanga koko ari hejuru uko niko Bernard yageze kwa muri Women Foundation noneho tukibaza tuti niba Theo yarapfuye Imana imutuza heza n'umuryango we udashira n'umuryango we ariko abantu baravuze ntago tugarura ibyo bavuze bagerageza no kubisanisha naha hantu oya hari n'ababizize bajyanwa mu nzu y'imbohi bagerageza no kubisanisha naha hantu yari yaragiye urabizi ko yari mu bantu bari barashashe uburiri muri Nobu ndetse no kwa Masengo Kimironko no kwa Ernest ahantu Theo yahakoreraga mu buryo bugaragara na ADPR yaramajije gusa kwemera Theo barapfuye yego ajya ni mini digri mini digri no kubivuga sigajya kubivuga ukabona agize isoni Yongwe n'umuzi oya ubusere namuyoberwa koko Yongwe n'umuzi aba bantu bazize iki reka tuze dufate Sugira Steven yego nawe yabengutswe n'aba bantu arakomeza yego ahantu yageze ari uyu munsi ngira ngo Sugira cyane no muri ba bantu bajya bashaka no kubyuka ukabona ashatse kongera akabyuka hari igihe byanga akavuga ati umutipe wamusanze mu kabari ari kunywa karikeri ati se Sugira ubu waraguye usigaye unywa karikeri aravuga ati Imana yashimye ko tugwa ati mu gihe gikwiriye izongera ishime ariko nagabeshya ati mu gihe gikwiriye izongera ishime ko tubyuka abaragiye hari abakobwa bahariya mu majaruguru hari umukobwa witwa Vestina hakaba na Dorcas niba hariho abantu bababashe ariko nanone twavuga ngo bakiri mu mitwe y'abantu ariko bameze nk'ibisamagwe bishushanyije ku gikuta cy'inzu ushobora kwinjira mu gikuta ukabona ibisamagwe waba utarebye neza ugasubira inyuma ariko washishoza ari amarogo ahari nta bisamagwe bikigize gute bigihari aba bakobwa niko bameze nibajya no kundega nzabisobanura ejo bundi ngo kwa Chance na Beni bateye ubwoba niwe yaraje avuga ati hatagira ufotora ngewe nago nwite bateye ubwoba Vesina na Dorcas bateye ubwoba mu ndirimbo zabo zikomeye baririmbye bateye ubwoba muri ya ndirimbo ivuga ngo iriba bandirimba ivuga ngo bafite indirimbo nyinshi zikomeye Adonayi ni nyinshi Adonayi hari ndivuga ririya buye rya Goriyati ibuye ryo kwizera nari mfite turumva ariko nta kintu kigihari nta kintu kikirimo sibyo reka mbikubwirire na niwongera kubona Vesina na Dorcas basohoye indirimbo uzampamagare kuri kamera yani yageze hanze ya ndirimbo yageze hanze vayo hano kasha amakokero muhamagaye kangaye urumva ndakubwiza ukuri Solange wenda abantu bazamutera amabuye ariko uriya mugore ibyo simbisi ariko n'umuhanuzi kandi buri muntu wese akora mu gihe cye kandi Imana imuhe n'umugisha ubifotoye ngira ngo iyo umuntu ayikoresheje abantu bakunda ifoto kuruta umuntu ariko kubona mwakunda ifoto ya Solange kurenza kunkunda ngewe ejo bundi nayishyizeho umuntu asanze atari wati wagicucu ifoto
noneho kumva Abanyarwanda turi kumva abantu bafana beza Solange ni inkozi z'ibibi ni abatukanyi umuntu yaburaho Solange akaguta agahita aguhereza. noneho aba bakobwa baciye hariya kwa Minyoni bararirimba mu buryo bukomeye baranabahanurira bahanurira kujya no hanze bajyayo ariko basohotse yego buriya bimwe mu byago gospel yagize ni ugupfusha wiringiye Imana Theo bose babireba tukaba tunapfushije Dorcas na Vestine iba abantu baranuka ngo hapfuye weho nge nenda kuzuka maze igihe mpfuye amatariki yanjye yo kuzuka asa nk'anayageze ahubwo hagowe abapfuye vuba muzajya kuzuka mwumvishije hashize igihe yendi kuzuka yego bimwe mu byago gospel yagize ni ugupfusha aba bantu buriya kuzabona umuhanzi nka Theo bo bahara bagiye kumbwira Theo wabaye iki ipfumureke ikibazo afite ni ukizi kandi natwe ikibazo afite turakizi sibyo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyeho Theo n'indirimbo ye mu kabari yabwiraga abasinzi amavuta yabaga yiherekeje umuntu yazaga mu rusengero yakubwira ati pasi ejo numvisha indirimbo ya Theo mu kabari numva ngomba kuza gusenga uyu munsi urumva urwego Theo yari ariho urumva urwego Theo nerega umwere kureba ibintu umuntu akora ahubwo reba reality reba income Theo wamanikaga cliché ye ziko twajyaga dukoresha ariko n'amafoto ya Theo turi gutegura ibiterane tutanamuzi atari gusuka mushyiraho kugira ngo umugore akabwira umugabo ati namenye ko muri concert hazaba hari bose babireba umuntu agahamagara akabwira bati ya gahunda sinzaza hari indi gahunda mbonye inunguye kuko abonye ngo Theo azaza ndagira ngo wumve niba ari nk'urushundura ruroba amafi ndagira ngo wumve imbaraga ugo rushundura rugize gute rufite ariko urupfugwe ni insinzi ya shitani niba hari abakobwa kandi buriya abantu barihanurira hari ikiganiro Vestina yakoze aravuga ati sinzava muri ADPR kandi bujya ibintu uvuze bujya niwo mugisha wawe cyari nawo mwaka wawe sinzava muri ADPR ati kugira ngo ejo n'Imana itazaza kundebera muri ADPR aho yampereye isezerano ikambura avuga cyo Vestina nyuma aragaruka ari kwerekana ngo kunameze neza ari kwerekana impeta propozo yambitswe na Ntuza biciye kuri Ntuza bigaca kwa Ntuza bigahinguka kuri Ntuza bitewe na Ntuza bikorwa na Ntuza ahita yambara impeta y'umubabaro n'agahinda arangije amajije kwerekana impeta bamubajije ibya ADPR uzi uko yasubije yibagiwe ijambo yavuze ari mu butayu araryibagirwa pe Vestina arangije agiye kumva numva aravuze ati dini ry'umuntu ati ni umutima wamuswa we kutasezeraniye mu mutima kuki washatse pasiteri Ntuza kugira ngo agusezeranyeho muri Dezami kuki niba idini koko ari umutima kuki umutima wawe utagusezeranije ngo ye certificat de mariage ngo idini ngo ry'ukuri ngo ni umutima ngo nge ntakagira umbwira n'iby'amadini buriya uzi ko ariko hari ahantu urutugu rukura rukasumba izosi hari ahantu rugira rugakura rukabyimba noneho kubera ko rumaje kwikorera nka miliyoni y'amafaranga rukaba rumajije kumva rufite noneho nta kibazo rufite rukaba ruriho ibindi bintu ariko rukibagirwa ko ideology rukibagirwa ko philosophy rukibagirwa ko shimi rukibagirwa ko imibare rukibagirwa ko geography ibyo bintu byose bibitse aratete kandi ko nta uzaza gukubita ibitugu ntazigwa bikubita azaza barura umutwe ibitugu byo bizajya bigenda bigira gute bimanuka gake bigenda bimanuka
bizaba bigenda bimanuka n'ibigeraho bigire birekure si bitugu ntibyarekuye ubwire se abantu bitugu byarekuye ubwini kanaka rwose tayari kanaka byararekuye noneho aba bakobwa mbabajwe n'ikintu kimwe ubugingo bwo iyo wabwakiriye ntabwo butakara ariko ikimbabaje ni kimwe nicyo kimbabaje hanyuma buriya ngo hari imbwa bahaye impyisi bahaye igisembe ngo kijyane ibwami geze ku marembo iravuga iti ninkigezayo baranseka irakirya buriya naba nayo yarakiriye mbabajwe nuko aba bana nta n'ikintu banakuyemo mwana nta kintu bakuye sibyo none se ubusitari udakuyemo n'imodoka ngo Vesine afite imodoka urabizi neza ko ifite shaho umwana reka nkubwire njyewe mba afite amakuru Vesine nta modoka afite Dorcas nta modoka afite na Idirisa ubwe nta modoka afite ntayo nta nzu Vesine afite Dorcas nta nzu agira na Idirisa kuri ubutaka bw'u Rwanda nta UPI ahafite barakodesha hano hakurya reka twikomereze tutaza guta intego y'ikiganiro cyanjye ndi kugenda mvuga njyewe ndi kujya mvuga nyine ahantu ndi kujya mvuga iseta yego hari uburyo uvuga ati iseta amashu yagurishijwe ibirayi byagurishijwe imyumbati yagiye none iseta ikagira agaciro aba bose banyuraga kuri iyi seta turi kuvuga hano Bernard twamubaraga nk'umuntu wagize amahirwe ndetse buriya Bernard yari umuntu twabonaga ko kwa Minyoni bigoye ko yahava dushingiye ku buhamya bw'umugore ubuhamya bw'abana pe wabonaga ko yahagiriye ibihe byiza ariko nyamara Bernard abamuzi abazi Bernard wa kera atandukanye na Bernard w'uyu munsi turi kubona kuri Baraka twagiye kubona rero tubona Bernard inkuru zirazamutse ngira ngo izo nkuru zimaze igihe gusa kimwe mu bimenyetso byerekana ko ari ukuri nuko intebe ya Bernard yarahindutse akurwa mu bayobozi bayobora mu buryo bugaragara aricazwa ikindi cya kabiri nuko Bernard ubona ko yahinduye umuhamagaro uyu munsi Bernard wari wariyeguriye ivugabutumwa ubona ko noneho yagiye gukora ikindi cya gatatu turajya kuri Baraka turebe komenti abantu baravuze ati yo Bernard disi yarananutse sibyo abandi bati se ko tubona noneho ushaje kandi ejo bundi kwa Minyoni urashima twabonaga wabaye umusore yo abandi nuko wabaye ubwiza bw'Imana bwagushizeho ubwiza bw'Imana nta nubuze ntago rero ikintu abantu batazi twakomeza ko cyashize ubu nihandagaze vuga nta bwiza bw'Imana mukuru nabuze gusa hari ibintu abantu bafata reba nk'iki gihungu kiri ruhande yawe ukuntu gisa wagira ngo ni baba cancuro bamwe nuza wiri ngoma yafataga igoma ko muri Colombia sibyo rero ukuntu gisa ubu ibi nibyo ngo twita ubwiza bw'Imana ngo nayo menyo y'umweru na za favore na bote na y'amafose ibyo ngo na costume ikubereye nizose ritagaragaza amagufa ibyo nibyo bintu abantu bita ngo ubwiza ngo bw'Imana abo nabaswa ubwo rero bareba Bernard mu ifoto Baraka yafashe nimugoroba bakamurebera muri Bernard uri kugaburira inkoko Bernard wenda watakaje ibiro nka 3 cyangwa 4 Bernard uhangayikishijwe n'imiti y'inkoko uri no gukora imibare zimajiye kuryaya
eze nzayagaruza Bernard wenda wafashe ideni muri banki Bernard wagurisha imodoka ngo abone igishoro uwo muntu urarana iyo mibare ntabwo ameze nka Bernard wenda wararaga ari kwitaba umuntu muri Canada amubwira ati men tekeri bini for man ati ni money for kita simana so kitaba for kita siba erewe dikiti bere for that shy girimo vizirabonetse ni vaze gidire ataya kiriri bode for this ati noyereje ati amadolari 500 ati yes atuyiteka guheza agira tereka dusenge ati n'amaremba kinguke n'ibifunze bifunguke urumva donc tere yarahindutse ariko uziko buriya abantu ni n'abantu babi cyane urumva iyo mibare yo wahinduye imibare n'uruhu rurahinduka sibyo niba ugeze ahantu ugomba gukora umeze gutya n'abakureba babona gahanga kajeho imipfu niba ugeze ahantu ugomba kumera gutya n'abakureba babona wagize nyine nuko ngo burebyo by'ubwiza bw'Imana ngo byamuvuyeho gose nta muntu uzi kureba ubwiza bw'Imana. Hanyuma uru ruvugo rutavugwa kuko wanze kuvuga ngo aheze mu nda ya nyina wavuze ati na Yesu baramuvuze bona ko na nyakubahwa perezida wa Repubulika bamuvuga n'abandi baravugwa na ba Trump nta muntu utavuga uru ruvugo rwo kuvuga ati ariko hahantu bamwe bati twahaboneye Imana abandi bati twe turahakemanga kuri wowe mu mboni zawe. Reka nkomeze nivugira abahanyuze. Yego. Nyirapasika yahakuye imodoka. Ahakura inzu. Ariko bari batipusi ko babeshya mwana. Urugo umwe avukamo. Nukuvuga ruri Inyabihu. Urundi rugo undavukamo rukabi Musanze. Nuko buriya nanjye nago ngira impano ngo natsi imodoka nge kuri tere nkaba Pastor Korodi ariko ubwo najya gukora interview sibyo nkagenda nkaganira n'abantu bavindimwe na Nyirapasika nkavuga ati nyina warunaka na papa warunaka nkavugana n'abava na Semajeri gose wengirana nimero ye nkamuhamagara Nyirapasika ni mushiki wawe abantu bazi ko bavindimwe nanjye niko nari imbisi Neza ari Nyirapasika na Semajeri umukuru ninde Nyirapasika Mburi ubona umukuru ari Nyirapasika none se mvuge gusa Buri umukuru ubona ari Nyirapasika none se ko Semajeri abyemeza ko ari mushikiwe na Nyirapasika akabyemeza n'abandi katitire bakabyemeza Uzaje mu buhamya bwa Semajeri ubwe yatanze yego umwe yabutanze ndeba n'amaso ndabwumva yavuze ko ise yababyaye ari abana 10 yego abana bose ari abakobwa Semajeri ari we muhungu urimo avuga ko mu ntambara y'abacengezi yego umuryango wose wapfuye hasigara Semajeri wenyine ubwo se Nyirapasika arazuka akaza gutanga ubuhamya ko ari mushiki wa Semajeri baretse tukikomereza mwana erega ibintu twebwe ibintu tuba twaragiye tuvuga biba biri hari nuko abantu babyibagirwa nyabutwereye ururindo muri Polasi ya Gasiza ngewe ntaranashaka umugore Semajeri nawe ari umugabo mutoya arabuduha atubwira ibyamubayeho atubwira uburyo ise yari umurozi urumva atubwira uburyo yaroze umuntu yajya gupfa akituma igi atubwira uburyo yakubitishaga inkuba abantu ku gasozi atubwira uburyo bahanganye atubwira uburyo se yapfuye atubwira uburyo habaye intambara y'abacengezi mu majyaruguru atubwira uburyo abantu bo mu rwabo bose bapfuye atubwira ko icyatumye Imana imurinda ntapfe ari akana k'imfubyi Semajeri yareraga Imana ikamubwira ko wimurokoye kubw'uwo mwana w'imfubyi urabyumva neza atubwira ko abavandimwe bose bapfuye bakicwa mu ntambara y'abacengezi ari we wasigaye ubwo se Nyirapasika azukate twikomereze yego ku gatute Nyirapasika ahakuye iki imodoka ahakuye umugisha kandi ni byiza pe nk'umuntu watekeye Imana ubugari none se Nyirapasika uracyamubona yaramanje araza ajya hano hakurya ku mugabo witwa Prophete Bosco kuva aho ntabwo ndongera kumubona
cyararangiye. finite rimini. Uko se si ukuri bantu mudukurikiye mwebwe noneho tubwira abantu yego ubundi hari ikintu bita turi kwiga amategeko y'umuhanda hari ibimenyetso bita ngo ni ibimenyetso biburira sibyo ibimenyetso biburira ni ibimenyetso bibwira abantu imbere ko hari ikibazo ko bashobora kugenda bagira bagafata feri bakagenda gake umuvuduko cyangwa bubahirize cyane amabwiriza baragenda bahura nayo yego noneho abantu bakagenda gake gake ubwo rero abantu nibirebere nge nago nje kurwara intambara z'amadini abantu bashingiye ku byo tuvuze nibirebere banatwandikire muri comment. Hari n'abandi usibye n'aba ngaba wa muhanzi witwa Nice uramuzi umwe waridingiraga korali y'ukuboko kw'iburyo ajya kubura nawe namanje kubona hejuru cyane yego oya wenda turaza kuvuga iki turavuga tuti abakirisitu muri no family bafite ibihe byiza cyane bafite rwose ibihe byiza yabigaragaye Imana baranezerewe rwose pe ariko abavandimwe bacu twakoranaga umurimo bagiyeyo bagiye kuvuga ubutumwa bavuyeyo bashobora kuba barabaye iwacu hari umugabo worora ingurube akubera ko yorora n'inkoko akunda kuziha ibimene by'amagi akaziha ibintu byiza none ugasanga icyana cy'ingurube cy'ibyumweru bine bitanu ugasanga kingana n'ingurube yo kubagwa none abantu bajya kugura y'ibyana ugasanga barabitwara ariko umuntu yakiye nagikubita ubwatsi na buranda kigeta kiba kibi kigeta kinapfa nge ndatekereza ko aba bantu bajya kwa Minyoni bakabona service nziza bagahembwa neza bakabaho neza bakaba blessinga abakristo bakafata neza noneho bavayo bagahita bagwarana bwaca ari nayo ibatwara ikabageza ku rupfu bamwe bikaragenda avuze ateka norora inkoko ndebe ko nakongera guhaza bezuwe zose urumva niba ariko ibaze wenda ibaze nk'ubu wenda ugiye nk'ahantu bakagukubita imodoka yo kugendamo bakajya baguha bodo komande wenda yo kunywa esansi bakaguha inzu yo kubamo wenda bakaguha ahantu kuri biryo muri supermarket ibi bintu byageraho bigahagarara urumva mwana wajya no gukina urusimbi kugira ngo urebe intekereza ko wenda cyaba aricyo kibitera muri nobo hari imibereho myiza y'abakozi ku buryo iyo umuntu erega buriya hari amagambo Benari yavuze aravuga ati ADPR yaradukanze buriya abantu twabaye muri ADPR tunarimo buriya twaranambye tumeze nka ryatungo ryagiye rihabwa amazi gusa n'utwatsi twa nimugoroba ugiye kuryama kugira ngo udapfa ahantu hose rero ku buryo ADPR ishobora no kugukura ku mushahara wenda ntugire icyo uba kuko n'ubundi urumva nko muri ushobora gusanga imyaka yose nabaye muri ADPR sinigeze mpembwa ibihumbi 100 sinigeze mpembwa ibihumbi 80 uyu munsi sinigeze mpembwa ibihumbi 70 urumva niba nahembwaga 25 tarani n'ubundi ayo mafaranga birangira iyo yabuze mu buzima ni weho gusubuza icyo wayamazaga wahombye ariko bishobora gusanga nta mabara akugaragayeho yuko wabuze ayo mafaranga uyu munsi Pastor Sibomana Apotre Minyoni aguhamagaye uze kuvuga ubutumwa iwe wajyayo yewe se nabuzwaze niki ahubwo nanamutabaza rwose nambabarire amfashe simvuze wenda no kuvuga ubutumwa ntibucuruzwa nk'umwe mu bantu nge musezeranije ko ntazamutenguha donc usimbure Bernard oya ntago ari kumusimbura Bernard aracyahari abantu rega Minyoni rega baramutengushya abantu nukuvuga ngo ngiye musezanije ko angiriye ikizere nkicara kuri kariya gatuti nkabwiriza nge nanjye kwigisha gusa kuko nago nava mu itorero ryanjye nagenda nkajya nigisha nese abandi bo barivuye musige wenda nka ba Vestina bahise bari oya bahise banavamo nese hari abakibamo ko se wamungana arega nago wakwigisha akashaka erega buriya buriya urakava muri ndagaswe ujya muri hoteli ariko kuva muri hoteli ujya muri ndagaswe bitera inzoka kuko iyo urira muri ndagaswe ukajya muri hoteli ujya ibyo byo muri hoteli ni umuti bikuvura
bikuvura inzoka mise nekereza sibyo ba nyirabagenzi ariko iyo uvuye muri hoteli ukajya kurira muri Ndagaswe ibyo muri Ndagaswe babirimo umwanda ba nyirabagenzi ariko se ntago bazi ibifaru byaye Pascal barakagira rihe ntago muzi n'igitutu cye no kuri Zaburi cya Pascal barakagira rihe igifaru cya Yesu ntuza amarionera rihe ntago muzi yikiza cye none se ukumva ko wowe ufite irihe banga wowe ugiye nge narababaye ngende umwana w'ikinyendaro mwana nge narababaye mwana ngende umwana w'icyenda nge narababaye niba uri ko nge narababaye imibare yanjye mba mfite uko nyibara kugira ngo rero ube nge ugenda nkabara za trigonometri zo ku rwego rwo hejuru nkakora niseti hari ikintu yabaye niseti nta kintu yabaye hari ikintu yabaye mubwire se n'abandi hari abatipe baba bakora imibare ubu se uyu musaza hanire uyiremera hano w'ikabuga umusaza ni nta mbabazi sabaye nta mbabazi ubona abaye abaye ikize nta mbabazi bazi gukubita ikarita kabisa menya ikikugenza nukibona wigende uveyo kwaje sibyo menya ikintu kikugenza buriya erega hari igihe erega ntuzite kuri mission y'umuntu wowe wita ku butubwa bwawe sibyo bugiye nacyo cyica aba buriya wewe uragenda ukita kuri misiyo yawe iyo rero uri kugenda niyo mpamvu uzumva umusirikare mu gisige barakubwira ngo weho hari mission ufite kandi ugomba kugera kuri objective ubwo rero imvura nigwa na avantage amajwi n'abagenda barajya kugama amahirwe abandi batekereza ko ari ibyago ko imvura igiye kukunyagira iyo na avantage nugera ahantu ukahasanga icyondo ubwo uramenya neza ko aho hantu urahaca wenyine nta bagenzi bahanyura ko abantu bambaye inkweto bagiye gukeremba bashaka ahantu heza ihute cyane ayo nugera ahantu ukahasanga imifatangwe wijya kurebera hari inzira nziza aho urahuramo n'abantu bakubuza objective inyurire muri iyo mifatangwe ushyira umutwe hasi cyane wa divasinge nugera kuri objective utahe uzishima nyuma nanjye rero nukugera afite mission yanjye sibyo waruvuze uti ndamutabaje antabare asohoza amasezerano Imana yampaye ubundi hari ikindi kibazo nge nzahura nacyo ibizaba uzirwariza uzango oya nta bizaba ari kubiki ibiki bizaba erega hari abantu bavuga ngo bagikuzimu kwa shitani ngo kuzana amafaranga nimero yanjye ni 078 182 niba uzi iyo nzira ijyayo mpamagara umperandivu tujyane ndayazana shitani reba sibyo apfa kuba handitseho beneri cyangwa ari amadolari cyangwa euro amafaranga ndayazana shitani reba n'abadayimoni bareba nyakureyo nyazane mwisi ubundi press ngufashe ukira umubabaro hari n'abantu b'Imana bababaye ngewe yo mbonye amafaranga nyine urabise hari abantu mpereza akagura umuceri hari amitama akagura amata hari umwana mita nishyura ishuri ndagenda kuri objective shitani areba n'amaso ndahita nyakurayo n'ubundi nta n'ikintu nabonye tutabanje kurwana ibyo byo kuvuga ngo kanaka ngo yakuye amafaranga ikuzimu niba yarayagejeje ku isi n'umugabo ndangira tujyane izo kabari nazo nkweramo ndangira tujyane ndayazana ureba n'amaso biriya ni igipindi baba kubeshya ubuse si dusatiye umusozo w'ikiganiro cyacu ra ese niba hari ikindi wumva ushaka gutambutsa ngo dusoze ikiganiro cyacu oya abantu baraza gukurikira nyine mu kindi kiganiro gikurikiraho reka mfate umwanya mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro ni twebo kugushimira sibyo mbabwire ngo mwebwe nimwe mukwiye gukora synthèse mugakora analyse sibyo ese ibivugwa ni ukuri cyangwa si ukuri ni ryaharabika ry'abantu oya wenda dusoze tuvuga ngo Apostle Mignone yavuze ko we izo ntambara baramibajije avuga ko ibyo yari yiteguye guhangana nabyo kandi kuba bavuga ko akorana n'imyuka mibi ko afite amafaranga kuri kuzimu ibyo ni ibisanzwe na Yesu baramuneguye sibyo Apostle Mignone ni umukozi w'Imana Nobu
women ni amatorero ya gikristo Aba mu abantu Rwanda. basengeramo bumviramo ubutumwa bwiza sibyo Mm. ibi bibazo abantu bahuriyeyo nabyo ntabwo babitewe na Mignone ni imyitwarire yabo y'amarido. inyuma bavuye kwa Mignone sibyo misiyo yabahaye sibyo ibyo twe nibyo tuba tudarapye tugashyira ahagaragara. Turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, reka tubabwire ngo duhure mu bindi biganiro by'ubutaha. Imana amahoro bibamugisha, reka mvuge ngo shalom shalom, nawe utaha, ciao ciao.